nyine urumva uko biri kose inzoga ndagira ngo inzoga zambujije ubukire bwanjye mba mfite ubu bankize kima nambaye n'ijaka bankize mba mfite amarenze ry'uruhu nyine birakubabaza se yema mfite amafaranga dore aje kugusomya aje kuguhumuza sinayinywa ndiho mfatorwa nketoka satani izina rya Yesu nabatijwe sha toke niho nzabatirizwa agasigo Samweli ugiye gutya se yewe ndavuga ngo inzoga nimbi ariko ngo hari igihe umuntu ngo anywa agacupa ngo kamara kumugeramo agatangira kwifuza agakobwa cyangwa akaraye ibyo bintu bijya bikubaho urumva se atari ubugome bubi nuko ntabikora urumva utekereje none inzoga umwana wawe urabona agiye mfite imyaka 54 sindi umuntu muto ngenda ashaje none ngasaza nifuza abuzukuru banjye ni ikibazo kirazira ariko hari abo bibaho nyine umugabo yamara gusinda yabona umukobwa agatangira kumubonamo ariko noneho nyine ikikwereka ko bishoboka nanjye inzoga yabinkoresheje bakubona nkabona ko utari umwana wanjye utari umwuzukuru nkaba nabikora gusa urumva atari inzoga yabinkoresheje ngo hari Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis, les amis de Simbi TV avec Command 7 TV. Pour tout le monde, toutes les choses et toutes les occasions, you know that we never let you down. No. Ariko wabyihoreye. None se muzabe yavuze ngo tunywe resi yavuze ijambo ngo na resi sinyemera. Resi twongeraho. Abaresi ntitwemera kunywa resi. Nukuvuga ngo agacupa kamwe ukongeraho kandi niho ikuryohera. Rero sinshaka gukomeza indyohane nta resi nshaka ndashaka kuva ku nzoga nkavuga ngo toka ngatokesha nuba ngo nta gushaka reka nkira microphone attention yingira atwara amajwi ntacyo ndabishaka ibyo ndabishaka reka ngushyira amajwi ntabwo nshaka kunywa inzoga n'izina ry'Imana ndashaka kuyizirira inzoga nkaziririza nkavuga ngo ndayiretse uheruka kunywa agatama ryari jewe navuka nanywa inzoga urumva noneho ngeze ziracyankora neza nibaze ndashaka kuzivaho rero none se ubundi mu buzima busanzwe ukora iki nkora iki tasi nawe uranshotoye urumva ku nzoga ugiye nyine urumva uko biri kose inzoga ndagira ngo inzoga zambujije ubukire bwanjye mba mfite ubu bankize kima nambaye n'ijaka bankize mba mfite amarenze ry'uruhu nyine birakubabaza se yema mfite amafaranga dore aje kugusomya aje kuguhumuza sinayinywa ndiho mfatorwa nketoka satani izina rya Yesu nabatijwe sha toke niho nzabatirizwa agasigo Samweli ugiye gutya se yewe ndavuga ngo inzoga nimbi ariko ngo hari igihe umuntu ngo anywa agacupa ngo kamara kumugeramo agatangira kwifuza agakobwa cyangwa akaraye ibyo bintu bijya bikubaho urumva se atari ubugome bubi nuko ntabikora urumva utekereje none inzoga umwana wawe urabona agiye mfite imyaka 54 sindi umuntu muto ngenda ashaje none ngasaza nifuza abuzukuru banjye ni ikibazo kirazira ariko hari abo bibaho nyine umugabo yamara gusinda yabona umukobwa agatangira kumubonamo ariko noneho nyine ikikwereka ko bishoboka nanjye inzoga yabinkoresheje bakubona nkabona ko utari umwana wanjye utari umwuzukuru nkaba nabikora gusa urumva atari inzoga yabinkoresheje ngo hari n'igihe ngo umuntu ngo amara kwizirwa ngo agatangira kubona umugabo we nk'agakobwa nk'ubu wakizirwa ukabona arasa n'umukobwa ugatangira kumukora ku misusire ibyo nimba ari Abanyamerika ibyo ntabwo biraba ku Banyarwanda barahari arase nk'uyu wamutekereza uti kubera iki ntabwo wanekereza ibyo bari biwerewere ibyo se baba wagira akenye namba nkubwira n'amafoto ugize aho yajyana ayubaka u Rwanda si ibyo nimba ushaka kurwubaka nuko u Rwanda aho rugeze ubu nkanjye ntabwo nakanywe inzoga nagashaje winywera amata winywera igikoma nkishima nkanyura ukaba umusaza w'igikwerere mama shenge akanda Yesu si byose mateta gatoneshwa uruhongore ruhorana umuhondo muze iyo urebye urubyiruko rw'iki gihe
yego ubona indangagaciro zaro iyo ujyanyije urubyiruko rw'iki gihe n'urwo ku myaka yanyu nkawe ukiri agasore k'umugirigiri ubona itandukaniro ari irihe? Itandukaniro icyo mbifuriza ubwo mbashaka kuvuga nk'abana banjye n'ubundi baba ari abambyaye n'abuzukuru ntibanyishinge bareke inzoga ubundi babe bakora akazi batavuga ngo basoma ku nzoga ibyo imaze kunkorera nta gaciro bifite bave ku nzoga babe abantu bazima bakora akazi neza bagirwa kunywa inzoga ni mbi gukoresha n'umukobanyi imigani 20 umurongo wa mbere avuga ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge ntabwo yanagira inzoga idashuka hanyuma ko aricyo zagushutse nyine kunshuka ntabwo ari igihe zashutse zishuka n'abandi zirabashuka icupa rimwe naryo riragushuka uba wakoze icyaha iyo wibeshye ukayisomaho biba byarangiye twajyaga tugira ngo barakore nta kenge baturusha naho baba bagafite iyo usomyeho ubusomye kuri satani ubusomye kuri satani usomye ku nzoga ubusomye satani ni ukuvuga ngo nanjye ndi gusoma satani ni satani ubusomye rasa babarira tanka ntacyo oya no gutokesha nawe uri gusoma satani ubu ndi gusoma satani yewe genda shaka gutokesha ubu ni satani niyo waranze na satani iyo ni asenararisi n'akarusho habamo se n'igisembuye ntabwo senararisi satani ni ugutebya ahubwo nyine ni uko inzoga ari mbi n'abakobanyi none se iyo urebye agasusuruko n'urwagwa rwa kinyarwanda reka dufate primus n'urwagwa rwa kinyarwanda ubona ikiryo hari ikimuze iryoha ndahita ngusobanurira ubundi iyo bavuga ibi ni uko iyo ufashe nk'uyabidoje n'ibiki ibi n'ibisoro ibi ntabwo biba bizwi ariko byose ni kimwe na bya bindi tunywa bisoreye n'ibyo byo kwa basine byose birica byose ni ibintu bitwica bibi ariko ni urwacu urutoke se cyangwa igihugu oya urutoki n'igihugu ni icyacu nyine ariko urwo rutoki rwa mu gihugu cyacu ese urutoki urashaka uko twarukorera rero ntabwo iyo urunyweye gutya ukagira gute ikinyarwanda ntacyo yatwara afazari nibe na kinyarwanda kurusha inkorano kuko sinzongera agiye kunywa inkorano ngo hari yaje ngo yitwa gatosho zirabamaze barashize umumanurajipo umumanurajipo urumva hari inzoga yitwa umumanurajipo afazari nibe n'inzima umumanurajipo nyine tukajya twemera n'izisorera leta zikinjiza tukamenya ngo tumwereze ngo hariho akarere ka SSB SMAC ikaba yemewe nese SMAC bisobanuye iki kiriya kirangantego kiba kiriho kemewe nibyemewe niyo wapfa wabura wa leta okay none reka buretse none nkwaza ikibazo hari ukuntu ujya ubona ukabona ku nzoga anyway ukabona inzoga baravuze ngo turaziciye ariko itabi ryo bakarireka kubera ikibaca inzoga itabi ryo rikaguma mu maduka kandi naryo ririca irisora menshi nicyo babivuga itabi ikindi ryinjiza kuri leta ryinjiza menshi bigira agaciro ryinjiza menshi n'ubundi ritinjije menshi bakariciye n'izi nzoga n'ibyuma bakabiciye ariko ntibabica kuko byinjiza amafaranga oya ariko babica imisoro myinshi kugira ngo babice intege ariko bagakomeza bakaba n'ubundi tukabinywa nyine iyo urebye mbwira nk'ingaruka 5 zo kunywa ukarenza urugero rasi urambwira 3 namuze nambwire izindi ingaruka zo kunywa jewe ntabwo ndihuta ingaruka zo niyo wanywa icupa rimwe ingaruka zo kunywa inzoga ubundi uhita mu mutwe watekereza gasuka gutekereza uhita uhinduka undi kuko wafashe ikiyobyabwenge ni ikiyobyabwenge ntabwo inzoga ari ikintu none se kunywa inzoga rasa mbwira rasta bibiri inzoga urayinywa warangiza nimba wahashye ibyo kujya guteka ukabyibagirwa icya kabiri waba waguze
n'imyenda ukayibagirwa urakumva ibyo ni bibiri nkubwiye yego icya gatatu aha ukajya kuvoma amazi ugasiga ijerekani ugataha ku mugezi kandi wayijyanye hari n'akandi kantu yavuze ngo ushobora kurangira wasambanyije umwana wawe oya iby'umwana byo ntabwo wasambanya umwana wawe uri igicuma okay muze noneho gira urubyiruko inama mugirira urubyiruko mani ishobora byose rero amarubasha banyita bikore Imana Bernard urubyiruko rw'u Rwanda urubyiruko mufite imbaraga zo gukorera iki gihugu aho kirazwe n'uyigikorera akavuga ati murakora iki ati ni icyanyu mugikorere nka Perezida Kagame mugire ubwenge mureke kunywa ikiyobyabwenge mureke kunywa inzoga nibe natwe dushaje na mbere turavamo nk'urubyiruko rusigaye ntirureke kuba nkanjye rumenye igifa n'igikira rwubaka u Rwanda ruzabaho ejo kuko ni urwabo si urwanjye mbabaye kuba rwanyishinga rukaba nkanjye nirwikorere rwubaka u Rwanda rube paradizo aha hose hubakwe habe heza badasinze mbere kuba nk'abandi bavuga ngo usanye oya kuba nkatwe turwubakire babone icyo twe twagezeho akandiko twabandikiye keza cyane hanyuma rero iyo bahite bamenye aho tugeze koko Perezida Kagame umunsi uko avuga yaravuze ati yewe ati nk'ubu ati harabitangiye u Rwanda ati bakavuga ati nta kintu bahembwa ati nkamwe muriho muhembwa mugataha murakora iki Rwanda mukorere igihugu nk'abantu murukorere murugeze aho rugeze murugire nka paradizo mukomeze murwubake ntimube nka kamera na phone barwubake rwose barugire nka paradizo kabisa ni ibintu byiza cyane nibyo byanabafasha abakaba nk'abana bariho bashyiramo ubu ngubu abana batoya bariho bayishyira mu myanya y'ubuyobozi bagenda bagira ngo uba bakugize minisitiri ntugire ngo uzahoramo kora neza uhita igihe umarira wigendere kora neza wikora nabi menya ingingo y'imari iraje ati niyi 2023-2027 menya u Rwanda icyo ari cyo nturutesha agaciro urukora nabi ubihanirwa kandi kubihanirwa ntidushaka ibihano kora neza udutesha agaciro ineza ntabwo dushaka umuntu Rasta reka dusoze ikiganiro turashimira papa Bernard papa muzehe Bernard turamushimira gufata agaciro abanyarwanda aho rugeze u Rwanda rurakomeye turwubake turugire nka paradizo cyane genda bikunda iyo mbiririmbye numva nishimye ndirimbira akarimbo kamwe ka tuzarwubaka niba ukibuka tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turogera nka paradizo ku isi yose we ntawarusenya ndeba we nako katuririmbiye imiyoborere myiza we kirazira njyanama z'uturere we kirazira kikaziririzwa kurusenya wawisenyeye nta n'uwanarusenya noneho ntawarusenya duhari Rasta bibaye ngombwa ko baseregita igisirikare bavuga ati nibura buri muntu wese ajye mu gisirikare arwanya umwanzi najyamo wajyamo wumva afata nk'irihe pe nubwo nakutse amenyo ariko najyamo sha abimenye se ntiwayakoresha oya nta musirikare ujyaho maremera abasirikare n'ab'inkotanyi bitaga muzika barebe cyangwa ntawe uzongera gukoraho Rasta turagushimiye rero amahoro mu nka no mu ntama rutagwa biraguta abasanzwe atabari nk'ama reka nyaruke nk'inyawe kura kano kawe urakoze cyane urakoze cyane imbaraga z'Imana ariko ikintu ushaka